pole. urwo rwembe wirutanyicisha urwembe rwose. None turi kuza neza shawe. Ntabwo bishoboka. Turaje. Umva rekeraho. Mwaramutse mwiriwe muraho neza bitewe n'aho buri umwe wese aherereye. Uyu munsi rero nta magambo menshi ahari, hari akagame tugiye gukora njyewe na Mutabazi. Reka mbereke ukuntu kari bukorwe, mbasobanurire na buri kimwe kiri hano. Ibi ni ibirahure turi bukoresha. Aha hari mirinda, hari fiesta, hari energy yo muri Azam, hakaza na Red Bull kandi nayo ni energy, sibyo? Hakaza citron na coca, hakaba niga irimo amazi n'urwembe. Ukuntu bimeze rero, tugiye gutangira. Mutabazi namushyize igitambaro mu maso, nsukemo hano ikintu cyo kunywa bimwe muri ibi ngibi, atubwire atiriwe areba ikintu anyweye. Naba ari cyo aravaho nanjye njyeho, naba atari cyo turamumenaho amazi avuye muri iga. Twagiye. Tayari cyane ahubwo wowe. Nakimwe kureba. Yego pe. Ntacyo. Uvugisha ukuri. Wallahi ntacyo. Nakimwe kureba. Nta na kimwe. Shyiraho nk'igitutsi urebe te. Reka. Nimba uri kureba ukaba umbere. Iyo ni fiesta, ni mirinda ufunguye. Sa nta kintu bitwaye. Nemerewe kuvuga se ntarananywa kugira nkwemeze. Njye ngiye kuvuga ntarananywa. Iyi ngiyi nkurikije ukuntu ndi kumva smell yayo. Kanywe ariko. Iyi ni mirinda. Ndakishe. Wakishe ni. Zana hano ngufashe mugabo mwiza. Ni fiesta. Ni wiruganye. Siratwagiye.
Ugiye kunyemeza utarana sikuru kunya nanjye ni kubera wafunze ntabwo wallahi ndi kureba wareba ndabizi ko nari ndimo Imana ifashe mbikore be arazifunguye zose wallahi umuntu uri bukunde iyi game azambwire tuyikine muzajye munyandikira ndaje mbatsindira uyu mutipe shuka uri gutenda mfate emu Hey. Ni Red Bull. Oh, nkoraho igitambaro. Wallahi ndarenze. Ngwino. Subiraho. Hari iri gusufasha mikoro. ni nkeya twari kuba twashatse ibintu byinshi byo kunywa Kubera iki? Ko na biriya wowe byakunaniye kubitandukanya. nishyizemo ufunguye numva ufunguye mirinda niyo mpamvu Twagiye. Wowe wihaye kumva amacupa uratsindwa sibyo yihangane akira ni iki ni iki sheri uretse gatoya iyi ni energy urabikoze ariko be ntongere gukanyaga mu maso ndakumva agiye kuva mu makeya uzirikana umutima w'urukundo banza umwe
Y'umuki? Amazi gusa bisanzwe ntabwo birimo. Nukomeza kumpa ibintu byinshi kubitandukanya biraza kunanira. Kuvanga ntibyemewe sheri, nongere nkwibutse. Kwa wabona ubikoze kugira ngo umeneho amazi. Wabona ubikoze kugira ngo umeneho amazi. Sibyo? Nubikora ntabwo mbyemera. Ndumva mfite ubwoba bwo kunywa. Be, ibintu wavanze harimo na citron. Nayivanze n'iki? Sinzi ikintu wayivanze nacyo ariko Nayivanze n'iki? Ntabwo zibaho nyine, izindi zose urazizi. Nutabikora nyine ndakumenaho. Oya be, niba wavanze ntabwo byemewe. Nazanye itegeko. Oya. Nazanye itegeko rishya. Tujya kubipanga se hari harimo kuvanga. Ako citron irimo. Citron ni iki nyine? Mwana we, uretse. Citron na energy. Yego. Yalla, uranyica. Niba hari ukuvanga ndaje nkwemeza. Jyaho. Ugiye kuvanga kuko izi zose urazizi. Jya akira nawe ibinywe. Umva ukuntu ibyo bintu bimeze. Ni gute se wizirikira ba? Akira. Wallah uragacuye. Ntabwo uri kureba? Uzamure mikoro tukumva. Ntabwo ndimo ndareba. Ugiye kuvanga? Ngiye kuvanga. Kuvanga ntabwo wemerewe kurenza ubwoko bubiri. bubiri. Noneho tureba nimba warize shimi. Akira. Umvangiye ibiki n'ibiki rero? Kandi ari byo ugiye kuvuga. Ale ntabwo binone. Navanze iki? Ni product imwe ariko. Be, uri kurya iminota mbwira twavanze iki n'iki? Sha. Hano ndabona amazi ameneka nanone. Hano ni fiesta. Yonyine. Byarangiye wabyishe. Amazi. Na mirinda. Ntabwo byagira. Bivuze kubera ko ari wowe. Ihangane sheri. Ihangane. Ntabwo ari ukuvanga nanjye ndakumenaho tu. Eka mazi nshaka ko menekaho neza. Twanyuma. Ubundi ahangaha wakaba wahita usubiramo uko watsinze. Oya. Mwaribi. Ihangane subiramo. Bo watsinze. Akira. Watsinzwe jyawe. Akira. Mana ukomeze undinde. Wese utanzirika nabi. Mbese sheri, uzirikana umujinya. Ntabwo mwishimiye. Twagiye. Oya nawe bimwe. Koresha ikindi kirahure, koresha ikindi kirahure. Oya nabihaze be. Nabihaze. Nabihaze.
Mbishyire ku ruhande. Urayimennye? Yalla. Wallahi Imana imfashe nongere mbifombore. Ndi kumva nshaka gukomeza kukumenaho amazi. Ya Rabbi, ndagusabye Mana mbikore. Mbe wasutse? Nkubwire ikintu usutse? Usutse unoza Red Bull. Ni nka Coca. Wallahi mbivuze we uri agacuyi wahita uyihindura. Uresha akaryosha. Wallahi noneho harimo energy yazamu. Urumva? Kutikiriza. Na energy isanzwe. Red Bull kumwe na energy yazamu. Be mvuga none ikintu washyizemo. None fungura. Izi product rero Oya uranyica. Oya nta bya dutatu abantu barwaye amasenezite dufite kumva cyane. Icara. Ubundi se uri kumva bimeze gute? Mfasha mikoro. Tubwire nuko wiyumva. Mfite umushiya nyine uri kumena amazi ko wishakiye. Urabizi ariko ko ngewe mu busanzwe numva cyane. Ntago nzi ko n'ururimi ariko bimeze. Ntago nareba mu. Mbe nk'umusilamu. Nureba. Ntago nareba. Wallahi njye ntabwo nyiri kureba neza. Uri kumva igifuro? Yakiya ari ibindi binyobwa ibi nta kuntu utansinda. Ibi nibyo mbese wahisemo ibyunywa gusa. Be ntabwo twajyanye kubigura. Igura nk'amata. Na yogurt. Agenda aho ngaho. Ibyo ngibyo byose ntitazi kubitandukanya. Gutinda cyane ntabwo byemewe. Ngiye ngomba kubanza nkumviriza ko iki mbwira Coca na Mirinda. Nanone njya kumenwaho amazi. Nibyo. Urarukotse. Ariko uri gushyiramo akantu gakeya wowe. Nsawo. Gute akantu gake gute? Hari uri gushyiramo nyinshi ahandi ugashyiramo gakeya ku buryo umuntu nyine atumva ibyari. Akandi utari kukumva ngenda ashyiramo gatoya. Iri ariko ntago nywa. Iyo ngiyo. Nta kibazo humura. Ese ubundi ubu nibirangira njye utamennyeho amazi ari wowe nyamennyeho gusa urama iki kindi? Nk'igihembo. Wallahi be ni iki? Ni fanta.
harimo birananiye wallahi. urimo uratinda nk'uko wambwiraga nanjye. Harimo urimo uratinda nk'uko wambwiraga. harimo mirinda, hakabamo na energy. na energy. Okay, nanjye nyakumeneho. Mbe oya banza umbwire. Ni mirinda na fiesta. Akira nkwereke buretse nkuraho igitambaro. Ntabyo buretse. Banza nyine nkuraho igitambaro mbanze mvuge kuko ntabwo mbyizeye ko ari byo. Sira nibyo. Yalla bedo ibisuko n'ibishyashya igira impu. Ushaka no kuyameraho nabi. Yego. Kuyameraho neza se nukuri. Ndio nabivamo. Icara. Ndaje nkwerekeza nawe. Ikomeza wisetse. Zana. Oya wikivungira ariko. Amaso ndayaganyaganya kure. Umva nyine uko nari narenganye. Oya. Utumye noneho uretse inzu ndaje nkwereke. Kuvanga 3 biremewe. Oya. Ni 2 gusa. Okay, ubwo washyiramo 3 ariko ntabwo twapfa kubimenya biragoye. Ese uri kumva ibifurosi? Wivange 3. Ndakumena amazi mwongera. Ndi kabiri. Ntago ndavanga. Wasutse ya mbere nayo mbere. Ntago ndavanga. Urongera gukuraho ndakumena. Akira. Vuba vuba uri gutinda. Ni iki? Ni energy gusa. Amazi. Energy ni iki? Nashyizemo energy na Red Bull. Ngogo iki? Ntago nta kintu ni energy nayumvishe. Wallahi ni energy na Red Bull. Pole. Urwo rwembe wirutanyicisha urwembe rwose. None turi kuza neza shawe. Ntabwo bishoboka. Turaje. Umva rekeraho. Mbega ziri kugaho. Kwa jani serumu. Ni mirinda. Mirinda na Red Bull. Toba.
kiganiro neza wenda byose 3-2 nagutsinze ariko nubwo ugiye kuyamenaho ikibazo muri match ya 2-1 cyangwa bitatu ramenetse ahubwo ahandi hantu nari kuzana n'andi nkakumena oya amennye he mbe ahantu umenya y'amazi ntabwo habaho mu mugongo. Abantu mwadukurikiye rero ubu ngubu umuntu utsinze ni njyewe bamennyeho amazi 2 we nayamumenyeho 3 uremera ko nagutsinze 3-2 ubutaha none tuzazibipiriza nakoga zirimo amazi ari 10 ibintu byo kunywa ari byinshi nta kuvanga byemewe. wari ubizi izi nizo nzoga zawe kandi wanavangaga nyine no kuvanga nyine urumva byose ni inzoga ngo mbivanga ntaribi. Mwakoze kudukurikira abantu muri bukunde iyi game muzatubwire tugaruke inshuro nka 100 inshuro muzashaka zose tuzagaruka ku bwanyu. Ubu ngubu ngiye kujya kwihemba nk'umuntu watsinze umugabo we uvuga ngo yigo oya mwakoze kudukurikira bye bye.